turagushimye Imana, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye. Tuba turi muri byinshi kuri iyi si bituvunnye, ariko iyo tubonye uko tuganira ku ijambo ryawe turishima. Ni ukuri Imana urakoze, ni ukuri ijambo ryawe rigiye gusohoka n'umukozi wawe, umugaragu wawe, ni ukuri ndishyize mu biganza byawe kugira ngo riyoborwe n'Umwuka Wera, abaryumva ribafashe, nanjye kandi Umwuka Wera anyobore, kuko ibyanditswe byahishwe benshi bikubiyemo ubwenge buva mu ijuru, kugira impanuro yo kubasha kubisobanurira abandi, kubisangiza abandi n'umugisha. Uwo mugisha rero tuwusangire twese. Ni ukuri nsengeye isi yacu, ibigeragezo ni byinshi, ibiza ni byinshi, intambara irayugarije. Ni ukuri nsengeye amahoro ava mu ijuru, kuko kuri iyi si nta mahoro ahari. Nsengeye urukundo ruva mu ijuru, nsengeye imbabazi ziva mu ijuru, nsengeye umuntu ari we wese kuko ari mu ishusho ryawe. Ni ukuri buri wese abone mugenzi we nk'uwari mu ishusho yawe. Maze rero iri jambo nicyo rimaze, iri jambo ni inkota ityaye, iri jambo riraruhura, iri jambo ryomora imitima itentebutse, iri jambo rivura ibikomere, rivura byose, ritanga byose. Turyumve rero twishimye, turyumve tunezerwe, kuko twarihawe ryari riduhishe, ariko Yesu yaraje ati namwe nimuryakire. Yesu turagushimye, Mukiza wacu warakoze, waritanze bihagije, waradusobanuriye bihagije. Uyu munsi turimo turagira ikirenge mu cyawe. Ibihembo byacu ntabwo ari iby'isi, ntabwo ari ibihembo byo kuri za YouTube, ntabwo ari ibihembo bindi turimo dukorera. Turavunikira kugira ngo tuzahemberwe mu ijuru. Nuko rero turasohoza umurimo wawe, kandi twifuza ko buri wese yawuha agaciro, maze agakurikirana ubutumwa bukuye mu ijambo ryawe. Ndishimye rero munezero mwinshi cyane, kuko mbonye aka kanya mu buryo butoroshye, mu gucunguza uburyo umwete mu bishoboka n'ibidashoboka, kugira ngo nsangize abandi ijambo ryawe. Nibaryakire rero, ni ukuri Umwuka arafungura imitima yabo, nanjye umfungure ijwi ndangurure. Ibihe byose turi kumwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu. Amen. Amen. Aleluya bene data, aleluya. Ndabashoje mu izina rya Yesu mwese. Umukozi w'Imana usangiza ibyaye abandi, Evangeliste John Migabo, kuri channel YouTube yacu, channel Real and Professional Church TV, Evangeliste John Migabo, maze kubona ubutumwa bwose. Tubisubiramo kenshi kugira ngo hatazagira ucikwa n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Ibyo dukora no kugira ngo ubyumvise wese avuge ati ndumvise ndariye kandi ntacyo nzire gusa. Amen. Uyu munsi dufite indi ntego. Intego iravuga ngo iyo wabaye ikibazo aho kuba igisubizo. Iyo wabaye ikibazo aho kugira ngo ube igisubizo. Bikunze kuba kuri isi. Ukaba uri mu bantu ugahinduka ikibazo aho kugira ngo ube igisubizo. Mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, tutagendeye ku ijambo ry'Imana, uko tubaho, umuntu ashobora kuba ari mu bandi agahinduka ikibazo. Birashoboka ko abantu bashobora gufata nk'ikibazo, ariko kandi koko uri nacyo. Cyo ni icyambere. Ushobora kuba ikibazo kandi koko wanasesengura ugasanga uri ikibazo. Ni ryari? Iyo uri mu bantu ugaca igikuba, ukazana ibihuha, ugateza imidugararo, ugateramo abantu mushyarara, atiku n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo, uri element negatif mu bantu. Uri ikibazo. Uri mu bantu n'umujura, ubiba, bakaberwa ubibye, uri ikibazo. Kandi no kwisuka buri ikibazo, no mu ijuru ukaba uri ikibazo. Ariko mu rundi ruhande, ushobora kuba ikibazo muri sosiyete urimo ariko utari cyo.
birashoboka abantu bakagufata nk'ikibazo kandi wowe uri igisubizo batabizi. Umuntu uvuga ukuri muri sosiyete y'ikinyoma, umuntu utaryarya muri sosiyete y'indyarya, ugendera mu murongo umubiri usobanutse, umurongo w'ukuri muri sosiyete corrupted, umuntu udakunda kurenganya abandi mu isi y'akarengane, uhinduka ikibazo. Ukaba uri ikibazo ku isi ariko ukaba uri igisubizo mu ijuru. Amen. Ibyo ngibyo niba ari kumeze n'icyaha Ikinyarwanda cyiza ngo ibyo birakaguhama. Uzishimire kuba igisubizo nubwo abantu bakubona nk'ikibazo. Uyu munsi ushobora kuba uri ikibazo kubera ibyo ngibyo navuze byiza ukora, ariko uyu munsi ugashira, umwaka ugataha, undi ukaza bakavuga baba wa muntu yari igisubizo. Amen. Ni ibintu bitandukanye rero. Warwanira kuba iki? Kuba ikibazo kubera ko ushaka ibyiza. Umukozi w'Imana aho hantu ari hose agerageza kurwanira kuba igisubizo nubwo isi yamubona nk'ikibazo. Ibyo ni Yesu wabivuze. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo iki? Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 n'umurongo wa 18. Twagire twumva ko Yesu yavuze. Yohana 15:18. Erega hari ibintu tugomba kumenya. Ibintu ubuzima bwa buri munsi bwacu bwose bwo kuri isi tubusanga muri Bibiliya. Imibereho yawe yose ugiye kwishakishamo ibisubizo n'ibibazo byabyo n'ibitera ubisanga muri Bibiliya. Kuko Yesu cyangwa se n'abamubanjije abandi mu isezerano rya kera, ibi kubaho uyu munsi nta gishya. Niyo mpamvu bavuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, nta n'igishya cyadutse ku isi kinzaduka na kera byabayeho. Iyo ubaye ikibazo mu bantu kandi bagomba kuba igisubizo, ujye umenya ko na Yesu byamubayeho. Yesu yaje ari igisubizo. Yohana umubatiza, abahanuzi n'abandi bagiye baba kuri isi bakakoresha ukuri, bari ibisubizo, ariko sosiyete ikabonamo ibibazo. Niyo mpamvu Yesu yabigarutseho cyane. Ati n'ubu ikibazo nyamara uri igisubizo, ntacyo bitwaye ibyo ngibyo. Ahubwo niba ikibazo uri nacyo cyo koko, teza umushahara mu bantu, uzara amacakubiri, uri guhamagara abantu bavangavanga n'iki, abantu bakamarana hejuru yawe. Uri ikibazo ku isi no mu ijuru. Uri ikibazo ku isi no mu ijuru. Uzana amatiku, uzana amacakubiri mu bantu, uzana ibidasobanutse hirya no hino. Uri ikibazo ku isi no mu ijuru. Ariko niba uri umuntu ugendera mu kuri, urangwa n'urukundo ku muntu wese bari mu ishusho y'Imana, ukanga ibintu bitasobanutse, ibya bintu njya mvuga bijagata n'ibindi, uri igisubizo nubwo isi yakubonamo ikibazo. Yesu nuko yaje ari umunyakuri, yaje azanye ijambo rizima, aza afite urukundo ab'isi batigeze bagira, aje kutwitangira ku bishungu y'ibyaha byacu ngo tutarimbuka. Ibyamubayeho murabizi mwese. Kandi yabivuze na mbere akihagera, aravuga tusoma amagambo twari tugiye gusoma ngo ab'isi nibabanga. Yohana 15:18. Ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Mwebwe mwankurikiye, wowe John na mugenzi wawe n'undi wamenye ijambo ry'Imana, agafata umurongo w'Imana mu kuri, mu rukundo n'amahoro n'imbabazi, akirinda ikintu cyose kirimo uburyarya n'amanyanga yandi. Ni wese abwira ko byanga bikunze nufata uwo murongo isi zakurwanya.
ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. They hated me before they hate you today. It is a history of long time ago. Ni inkuru y'ibihe bya kera babanje kunyanga mwebwe mutari mwangwa mukibarimo. Ijambo ab'isi abantu bakunda kurifata bakarivuga kwinshi. Umuntu w'isi ntabwo ari nguyu wambaye umubiri tuvuga, ni kibi kiba cyaravuye muri satani kikamuzamo agahora arangwa n'ibibi gusa ntashage guhinduka. Uwo ni bitu w'isi. Umuntu bitu w'isi ni wa wundi wafashe isi akayikomeza akumva ko kuba ku isi ari igihanganye n'ibindi, isi azayora buziraherezo, akayifatisha ibirenge, akayifatisha intoki, akayifatisha n'akanwa, agashyiraho n'akanwa n'amenyo agafunga. Uwo ni bitu w'isi wumva ko isi ariye kabisa, kandi abantu benshi barahari bameze batyo. Ariko niba utamubwira iby'ijuru, utamubwira ko iyi seje izarangira, utamubwira ko ibintu bishobora guhinduka, uwo niwe bita umuntu w'isi. Cyangwa se bikavuga ngo abandi imitima yabaye akahebwe badashobora guhinduka na rimwe, dushaka kuzana ibintu byo kuvuga ngo nahinduke agene murongo mwiza. Umuntu w'isi ashobora kuba ari n'umuntu mwiza usanzwe n'iki, ariko ugasanga ibyerekeranye n'Imana reka ntabikozwa. Ibyerekeranye nuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ntabikozwa. Akayoborwa na za teori z'isi nziza. Nabo barahari mu bihugu byateye imbere. Mu bihugu byateye imbere abantu ari beza, nta ugira nabi, nta ubeshya, nta ugira ate, ariko kumubwira Imana biragatsindwa. Kumubwira Imana bimuri kure, ubona n'uw'isi. Akiberaho nta bindi bibajyamo, utamwumva habeshya, ukabona afite uburere bwiza, mugahora mu nzira ni mugasabana mukagira, ariko bavuga uti Yesu n'umwana w'Imana ntubingeze imbere. Iki gitabo ufite kimbana imbere ntawe nshaka kukireba. Ntukageza n'igitabo hano, uzana biriya hano. Abo n'ab'isi batandukanye natwe. Mumenye ko babanje kubanga mbere. Iyo muba ab'isi baba bakunze. Iyo muba mwigaragura mu byabo kimwe nabo, mu kubeshya ukabeshya, mu kuryarya ukaryarya, mu kugira nabi ukagira nabi, mu gucurika ijambo ry'Imana, baba bagukunze. Ariko kubera ko mutari ab'isi barabanga. N'abaturanije mu isi nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya. Muzirangi uwo ni Yesu, mubimenye. Mu ijambo ry'Imana ry'ukuri uri kubita hasi ry'abantu mu matwi bati umuntu apana n'ikibazo. Rero ni nyinshi nkunda kubivuga. Ugiye mu rusengero ugasanga urusengero rwuzuye amanyanga, rwuzuye amatiku, rwuzuye ubujura, rwuzuye ukahaguruka ukabivuga. Mu bantu bita abakristo bameze batyo urapfuye, ntabwo wibakire. Barahindukira bya byose bikugira hejuru. Ariko niyo mpamvu navuze ngo ni professional church. Itorero nyakuri ry'umwuga rivuga ibyanditswe ko biri. Yesu arongera avuga ati umuntu nashaka kumurikira, Matayo 16:24, cyangwa se Mariko 8:34, niba ushaka kumurikira, ni Yesu. Ikorera umusaraba wawe, kuri umusaraba wawe ukuri muri sosiyete ibeshya. Ikorera umusaraba wawe mu rusengero mu bita abakristo buzuyemo ibyaha
yo kurya abakene bakabazengereza. Iyo uri ikibazo, hano handitse ngo isi ishaka ko uvuga usigiriza. Isi ishaka ko uvuga usigiriza. Urumva? Isi ishaka kuvuga usigiriza, ikibi cyayo utagikoraho. Irashaka ko wigisha uvuga imigisha, benediction cyangwa se prosperity, blessings mu banyabyaha. Kavuga ko umunyabyaha afite umugisha mu byo akora. Kwisha prosperity cyangwa se prosperity, amafaranga ko umukire agiye kurushaho kwiba akora za fraud. Iby'abakene. N'izina rya Yesu tanga imodoka urabona indi. Uko wayibona kose itanga ibifite. N'ibyo ngibyo isi ishaka ko uyita umukozi w'Imana yigisha mu matwi yabo. Ndashaka ko wigisha uvuga imigisha, benediction, blessings, prosperity, money. Vuga amafaranga. Zamusenge uvuga amafaranga, undi utavuga amafaranga sohoka uravuga iki? Vuga ko ngiye gutanga ituro rya 5 ejo nkazabona 100. Nshaka kumva. Bibe nk'urusimbi. Shaka kugisha urusimbi mu rusengero. Kuragurira abakire ko bagomba kurushaho gukira, ugatera abakene ubwo bamuhanuzi bw'ibinyoma n'ibindi. Umukene ukamubwiye ukamuha ubuhanuzi bumuhuhura. Umuvana none umuhura mukene afite kurushaho gukena. Ntacyo azageraho. Nuko sishaka. Iyo utabikoze rero, abayoboke bawe mu rusengero barasohoka ukababura. Isi ikakurwanya. Ngibyo. Ubwo rero nuvuga ngo ubaye ikibazo cyiza. Ubaye ikibazo ku isi ariko igisubizo mu ijuru. Ubaye ikibazo muri babandi ariko igisubizo muri bo batabizi. Amaherezo baravuga bati wa muntu yatugiza gukuri. Ntibigaguca intege mwene data. Niba umeze utyo nkuko nanjye meze. Ibyo ntibigaguca intege. Komeza ikibazo mu buryo bwiza. Komeza ikibazo mu buryo indirect uri igisubizo. Amen. Ugarura benshi. Uyu munsi barabyanga ibyo uvuga, ejo bakabyanga, ejo bundi bakabigwa amahirwe bakavuga wa muntu twarwanyaga niwe munyakuri. Pawulo ahagarara ku maguru biravuga ukuri. Wa wundi muzi narwanyaga uyu munsi magazemo hamenya nanjye yarantunguye. Festa atari ko none Pawulo nawe wasaze ugiye kuvuga nanjye se ko ndi umukristo. Pawulo amusubiza ati iyaba aba bose bari hano bari bameze nkanjye ukomeze usibye iminyururu imboshye. These chains. But Jesus is a chain breaker. Yesu ashwanyaguza iminyururu kagira zero yari gose Pawulo akayivanaho. Iyo bose bari bameze nkanjye kubyo mvuga ariko iminyururu sinyibifurisha. Ndi imbohe ya Kristo. Amen. Munsi nawe uri imbohe ya Kristo. Kandi njya ndeba iyo mvuga ijambo ry'Imana, iyo nicaye nsenga Imana, iyo nicaye numva rwose ndimo ntuje n'iki, mbona ari ibintu byiza, mbona ndishimye pe. Kuko ari aho nageze. Numva ari aho nageze. Amen. Nageze hahandi ho ba Petero bavugaga. Umaze kumva uri sage mu byukora. Umaze kumva utakiyobora ari ijwi rikubwira ngo ibibire kibikore. Abantu wari wahagera. Wari wagera ahantu wumva nkatsindagire. Utakiyobora mu bintu na bimwe, utagishidikanya kuko uzi neza ko hari uri buze bw'igisubizo mu byo uhuye nabyo by'ibigeragezo. Byo bita dilemme. Igeze ahantu ibintu bibiri bigucanga. Urahitamo iburyo cyangwa urahitamo ibumoso, urakora iki? Icyemezo mfata ni ikihe? Which kind of good decision I have to take now? Ukomejwe kugira ngo ufate ikiburyo. Imoso yireki.
wagiye n'Imana yawe. Nuko ngo ubuzima bwawe Imana yarafashe buri mu biganza byayo, ni kuyobora ntukigenga. Ngiki kiza cyo gukorera Imana, kandi ugasanga mu byo ukora byose ntuhusha. Amen. Mu byo ukora byose ntabwo urimo guhusha, uragenda mu nzira nziza. Isuka yibamo nkuko nabikunze nkunda kubivuga, ukishima ariko wageraho mu kigeragezo cyangwa se mu kibazo, tubona ijambo rivuga ngo fata icyemezo, genda utya. Uzi kubaho muri iyi si ufite umwami usumba byose, ushobora byose, ubaho hose akamenya byose ukuyobora, udashobora kuyobora na rimwe. Biraryoshye. Nicyo turwanira rero. Kandi niyo mpamvu nafashe iri jambo. Icyo gihe hari ibyemezo ugomba gufata byiza, bya binababwiye ukuri, kwirinda kubeshya, kugendera mu rukundo n'imbabazi n'amahoro. Ntufate ikibi ngo ukijyemo kugira ngo isi gushime. Njye mu kibi, isi yagiye mu kibi, nanjye reka njyemo ikuni ishime. Never ever. Fata ikizo gikomeza tumuja kugizire. Ijambo ry'ukuri ry'Imana. Kuko nugiye mu kibi nawe, umurongo w'Imana utaye waderaye. Wagiye muri babandi bisi, abisi birimo kuvuga. Wagiye na mu bisi nta mutaniye. Nukosa bigucitse, ubwira Imana ati I'm sorry my God, I'm sorry Jesus. Amen. Turajoje rero. Mwakira ijambo ry'Imana mu butumwa bwacu bwavuga ngo iyo wabaye ikibazo aho kuba igisubizo. Ushobora kuba ikibazo kandi uri nacyo, ariko ushobora no kuba ikibazo aho gutari cyo uri igisubizo. In the name of Jesus. Nicyo nkwifuriza. Uzemerera ikibazo, abantu bakubone nk'ikibazo, nyamara mu buryo indirect cyangwa se buziguye uri igisubizo. Ni wowe nanjye wamenye ijambo by'ukuri. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana yagucyubahiro, murakoze.